Mwaramutse neza. Nanone reka tubashimire ko mwabashije kudukurikirana. Ngarutse muri cya kiganiro cyiza, ni ikiganiro twatangiye kandi ni ikiganiro kiri kutwereka uburyo tugomba kwigirira imiryango mizima. Ni ikiganiro rero gishingiye mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo. Ni ikiganiro nifuje ko twajya tukigana kandi kino gitabo cy'urugo rwa Gikristo kuva tugitangiye kugeza tunagishoje. Ndifuza ko rero twajya tugikurikirana buri munsi, umunsi ku wundi. Nzajya mbanza mbararikire ko tugiye kugitangira, hanyuma tubone guhita tugitangira. Rero nk'uko ndi kubabwira, kino gitabo ni igitabo cyiza. Ndifuza ko rero ko mbere y'uko dutangira igice cya kabiri, kuko igice cya mbere twaragitambukije, muzajya mukurikirana kuri Ephraim Family, niho bino bitabo byose biri guca. Ndifuza ko rero ko n'ubundi iki gitabo, ubwo kano kajya tugiye kwiga igice cya kabiri. Mbere y'uko rero dutangira igice cya kabiri, reka tubanze dusenge kugira ngo mubashe kugikurikirana. Turagushimiye nanone uhoraho, tugushimiye ko waduhaye impano nziza yo kugira ngo tubashe gusoma iki gitabo cy'urugo rwa Gikristo. Ni inshingano nziza watwibukije muri iki gihe turi mu bihe byo kuba turi mu rugo. Ndakwinginze rero kugira ngo umukristo wese, uwiyumvamo ubukristo wese, uzamubashishe gukurikirana iki gitabo, uzamubashishe gukurikirana umuburo ubereye muri iki gitabo. Ngaho rero kano kanya turakuraritse kugira ngo ubwo tugiye kwiga igice cya kabiri, Uwiteka turakuraritse ngo uzubane natwe, mu izina rya Yesu tugusabye twibizeye, amen. Mbere rero ko dutangira rero, turabanza tugacishaho ya ndirimbo nziza. Ni indirimbo y'umuryango, ni indirimbo n'ubundi nateguriye yo kugira ngo izajye ibanziriza icyigisho. Murakoze. Urugo rusima rwahanzwe n'Uwiteka, abarugize nibo bo kurwubaka. Ibuka igihe Imana yaremaga umuntu, yabonye ko atari ibyo kuba wenyine, irema umufasha umukwiriye, ngo bazajye bakorera hamwe. Satani we yatangiye kubasenya, kuko watigeze abyishimira. Ese ingo z'iki gihe rwose turapfa iki? Ko mbona ubwumvikane bwabuze mu miryango, umugore akora ukwe n'umugabo agakora ukwe, abana bo nabo babuze uburere. Mbese tubura iki ngo imiryango yacu yungumwe, mana ingo zacu zifashe zungumwe? Mbese ingo z'iki gihe rwose twirapfa iki? Ko mbona ubwumvikane bwabuze mu miryango, umugore akora ukwe n'umugabo agakora ukwe, abana bo nabo babuze uburere. Mbese tubura iki ngo imiryango yacu yungumwe, mana ingo zacu zifashe zungumwe? Riri kubera mu ngo z'iki gihe, umugabo yabaye dore ndavuze, umugore nawe ati ntibishoboka. Bose nta n'umwe wiga guca bugufi, nitwimuke nabo twibarutse, ko imico yacu rwose ari iyibarema. Duca amakimbirane dufite mu miryango, twubaka ingo zifite ahazaza heza. Mbese ingo z'iki gihe rwose zirapfa iki? Ko mbona ubwumvikane bwabuze mu miryango,
bo babuze uburere, mbese tubura ikingwa imiryango yacu yungubumwe, mana ingo zacu zifashe zungubumwe. Ese ingo zikigiye rwose zirapfa iki, ko mbona ubwumvikane bwabuze mu miryango, umugore akora ukwe n'umugabo agakora ukwe, abana bona bo babuze uburere, mbese tubura ikingwa imiryango yacu yungubumwe, mana ingo zacu zifashe zungubumwe. Tugendane n'icyerekezo cy'uru Rwanda, uburinganire buhore ku isonga, bagore muganukira abagabo banyu, kuko bahawe inshingano z'ubutware. Mugabo nawe menya ku mugore wawe ko ari we mujyanama wawe mu rugo, akaba nawe mutima w'urugo rwawe, abana bakabimutoza umugisha. Imico myiza mu batugana, ingo zacu ziba ijuru rito, nubwo Satani agurukije ingabo ze zikagaba amahane mu miryango, mana duhe kunyurwa n'urushako, maze dufatanye kubaka. Twimike imico myiza mu batugana, ingo zacu ziba ijuru rito, nubwo Satani agurukije ingabo ze zikagaba amahane mu muryango, mana duhe kunyurwa n'urushako, maze dufatanye kurwubaka. Twimike imico myiza mu batugana, ingo zacu z'ijuru rito, nubwo Satani agurukije ingabo ze zikagaba amahane mu miryango, mana duhe kunyurwa n'urushako, maze dufatanye kurwubaka. Amen. Nawe unkurikiranye, iyi ndirimbo nigisoza ujye uvuga uti amen. Rero nk'uko twabibatangarije, ubu tugiye kwigana igitabo cy'urugo rwa Gikristo. Ni igice cya kabiri, ni igice bararikiye buri wese ko agiye kugitega amatwi. Nifuje kuzajya nsoma, nta komanteri nyinshi nzayashyiraho. Umuja w'Imana NG White byose yarabisobanuye. Ndifuza yuko uzajya ukurikirana, wowe unkurikiye ugakurikirana, ukumva amajwi, ukumva ijwi ryanjye, ariko umenye ko ari iki gitabo uri kwiga muvandimwe. Rero igice cya kabiri nicyo tugiye gutangira, kitubwira ngo igice cya kabiri kiratubwira ngo amahame shingiro y'uburyo nyakuri bwo kubaka urugo. Ndifuza ko wowe ugiye kumva aya mahame shingiro uyatega amatwi, hanyuma ari jyewe ari nawe, twese tuyatega amatwi, hanyuma abashe kudukizanya. Iki gitabo ndakikurarikiye, nubwo waba utari umudivantiste, ariko aho uri hose iki gitabo kirakureba. Ndifuza ko ntabwo iki gitabo ntabwo gishingiye ku idini, ahubwo kirigisha buri muntu wese wubatse urugo ndetse n'uwitegura kurushinga. Muvandimwe, ndakurarikiye nturangare, reka dutangire. Amahame shingiro y'uburyo nyakuri bwo kubaka urugo. Ahantu hareshya abantu kurenza ahandi hose ku isi. Ngo ahantu hareshya abantu kurenza ahandi hantu hose ku isi, ubwo ni ahantu hareshya abantu.
ubwo ni mu rugo, ni mu rugo. Rero kano kanya tugiye kureba aha hantu mu rugo bimeze biti. Nk'uko twabibonye yuko ingo zacu zishushanyije ururito, kandi nk'uko twabibonye yuko ingo zacu abazirererwamo cyangwa abazirimo, umuryango muto wacu ari wo uzavamo umuryango mugari. Umuryango mugari wacu uko uzaba niko imiryango yacu mito tuba twayubatse. Igihugu cyacu uko kiri niko imiryango yacu mito tuba twayubatse. Rero uru rugo tugiye kurureba nanone, ngo ahantu hareshya abantu kurusha ahandi hantu hose kuri iyi si ni mu rugo. Nubwo ababyeyi baba bafite inshingano ziremereye zo kurinda ubwitonzi, umunezero w'ahazaza ku bana babo ndetse n'ibyo bakwiriye kuzitaho, bafite n'inshingano yo gukora ku buryo urugo rwabo ruba ahantu hareshya abantu mu buryo bushoboka bwose. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane kirenze kugwiza imitungo n'amafaranga. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane kirenze kugwiza imitungo n'amafaranga. Urugo ntirugomba kuburamo ubushyuhe. Umwuka wo kuba mu muryango mwiza ukwiriye guhora mu mitima y'abana, kugira ngo nibakura bazajye basubiza amaso inyuma, barebe mu miryango yo mu buto bwabo, maze bibuke ahantu huje amahoro n'umunezero, henda kuba nko mu ijuru. Nuko igihe bazaba bakuze bazajya bahumuriza ababyeyi babo kandi bababere umugisha. Urugo rukwiriye kubera abana ahantu hashimishije kuruta ahandi hose ku isi, kandi kubana na nyina byagombye kubarehereza kurubamo kurusha ikindi kintu cyose. Reka nsubiremo aya magambo. Urugo rukwiriye kubera abana ahantu hashimishije kurusha ahandi hantu hose ku isi, kandi kubana na nyina byagombye kubarehereza kurubamo kurusha ikindi kintu cyose. Abana bafite kamere yakira cyangwa se yumva ibintu vuba kandi ikunda, bashimishwa n'ikintu mu buryo bworoshye, kandi bakababazwa n'ikindi mu buryo bworoshye. Baramutse batanze uburere buzira guhutaza mu magambo n'ibikorwa byuje urukundo, ababyeyi b'abagore bashobora kuzirikana abana babo ku mitima yabo. Isuku, kubonera na gahunda ni ibintu bitatu. Isuku, kubonera na gahunda nibyo tugiye kurebaho nanone. Isuku, kubonera na gahunda ni ibintu by'ingenzi cyane mu micungire myiza y'urugo. Ariko iyo nyina w'abana ari byo agize inshingano ze z'ingenzi gusa mu buzima bwe, maze akaba ari byo yirunduriramo kugeza ubwo yirengagiza gukura k'umubiri w'abana be no kwigisha intekerezo zabo no kubatoza imico mbonera, aba akoze ikosa ribabaje cyane. Abizera bakwiriye kwigishwa ko nubwo baba ari abakene, badakwiriye kugira umwanda cyangwa ngo bareke kubonera kw'imibiri yabo, ndetse ngo bagire akajagari mu ngo zabo. Kuri ibi, ubufasha bugomba guhabwa abantu batumva ubusobanuro n'akamaro byo kugira isuku. Bagomba kwigishwa ko abantu bahagarariye Imana ikomeye kandi yera, nabo bagomba kurinda ubugingo bwabo bukaba bwera kandi buboneye, kandi ko uko kwera kugomba kugaragarira no
ku myambaro yabo ndetse n'ikintu cyose kirangwa mu rugo rwabo, kugira ngo abamarayika barinzi babone ikimenyetso cyerekana ko ukuri bigishijwe kwazanye impinduka mu mibereho yabo, ko kwejejwe ubugingo bwabo kandi ko kwatunganyije ibyo bishimira. Abamaze kwakira ukuri ariko ntihagire impinduka igaragara mu magambo bavuga cyangwa mu myitwarire yabo, mu myambarire yabo cyangwa se no mu bindi bibakikije, baba bariho ku bwabo, ntibaba bariho ku bwa Kristo. Ntabwo baba barahindutse ibyaremwe bishya muri Yesu Kristo kugira ngo babashe kubonera no kwera. Nubwo dukwiriye kwirimbisha ibitagira umumaro, tukirinda no kwigaragaza, ntabwo dukwiriye kuba abantu batagira icyo bitaho cyangwa ba ntibindeba ku bijyana n'uko tugaragarira abandi inyuma ku mubiri. Ikintu cyose kitwerekeyeho ubwacu no ku ngo zacu gikwiriye kuba kiboneye kandi kibereye ijisho. Urubyiruko rukwiriye kwigishwa ibyerekeye akamaro ko kugaragara mu buryo abarubona batarujora, ahubwo rugaragara mu ishusho ihesha Imana n'ukuri kwayo icyubahiro. Kwirengagiza isuku bizagukururira indwara. Uburwayi ntibupfa kwizana nta mpamvu. Higeze kubaho ibyorezo by'indwara zihindisha umuriro mu mijyi no mu midugudu myinshi, kandi bayibaraga nk'irangwamo ubuzima bwiza. Ariko ibyo byorezo byaje guteza impfu cyangwa kwangirika kw'imibiri y'abantu. Ahenshi ingo z'abagezweho n'ingaruka z'ibyorezo zabaga zirimo imyanda yoherezaga uburozi mu kirere, maze uwo mwuka ugahumekwa n'abagize umuryango ndetse n'abaturanyi babo. Biratangaje kubona hakiriho ubujiji no kwirengagiza ku bijyanye n'ingaruka ubwo ubujiji no kutagira icyo bitaho bigira ku buzima. Gahunda ni ngombwa kugira ngo mu rugo habeho umunezero. Imana ntishimishwa n'akajagari katagira gahunda n'ubunenganenzi ku muntu uwo ari we wese. Izo nenge ni ibintu bibi cyane kandi zituma urukundo umugabo yari afitiye umugore we rugenda rucwekera. Mu gihe umugabo akunda gahunda, abana bafite ikinyabupfura n'urugo ruri ku murongo neza, umugore ari nawe nyina w'abana ntashobora gutuma urugo rwe rurangwa n'umunezero, keretse gusa aramutse akunda gahunda mu rugo, agasigasira kwiyubaha kwe kandi akayobora neza abo mu rugo. Kubw'ibyo rero, abantu batagira izi ndangagaciro bakwiriye guhita batangira kuzimenyereza kandi bakita cyane ku gukuza muri bo ibyo babona babuze cyane. Kuba maso no kudakebakeba bikwiriye kujyanirana. Nitwiyegurira Imana tutizigamye, inshingano zoroheje kandi zisanzwe zo mu buzima bwo mu rugo zizagaragara nk'uko ziri mu gaciro kazo nyakuri, kandi tuzazikora dukurikije ubushake bw'Imana. Dukwiye kuba maso rero tugategereza kugaruka k'Umwana w'umuntu, kandi dukwiriye no kudakebakeba kubera ko dusabwa gukora no gutegereza. Ibyo byombi bikwiriye kubangikanywa. Ibyo bizatuma imico y'umukristo iba itunganye, itera imbere mu buryo bwiza, kandi nta ruhande rusiga urundi. Ntidukwiriye kandi kwiyumvisha ko tugomba kugira ibyo dukora ngo ikindi tukirengagize, ngo twirundurire gusa mu gutekereza ku ijambo ry'Imana.
kwiga cyangwa gusenga. Ntabwo kandi dukwiriye no guhugirana dukora cyane ngo bitume twirengagiza gutungana kwacu bwite dukeneye. Gutegereza, kuba maso no gukora ni imirimo itatu dusabwa gukorera icyarimwe. Kubw'umwete nimube ibyangwe, muhirimbanire mu mitima yanyu, mukorere umwami wacu. Ni amagambo meza aboneka mu Baroma igice cya 14 umurongo wa 12. Gutanga ibyazatuma umurimo utakuremerera. Mu miryango myinshi umugore ari nawe nyina w'abana ntagira igihe cyo gusoma, igihe cyo kumenya amakuru y'ibibera hanze, nta gihe cyo kuba yafasha umugabo we mu nshingano ze, kandi nta gihe cyo gukurikirana imikurire y'ubwenge bw'abana be, nta n'igihe cyo gucudika n'Umukiza ngo amubere inshuti magara. Bityo buhoro buhoro ukagenda uhinduka umucakara w'urugo rwe. Nuko imbaraga ze, igihe cye n'ibyo yishimira bigashirira mu bintu bishira vuba. Byazatinda ajya gukanguka maze agasanga ari nk'umushyitsi mu rugo rwe. Aza gusanga ibihe by'igiciro cyinshi yari afite ngo atume abana be akunda ndetse n'umugabo we bahererezwa ku buzima bw'ikirenga. Bene ibyo bihe biba byarapfushijwe ubusa, byaramusize ubutazongera kugaruka. Ni mutyo abita ku rugo bafata icyemezo cyo gukurikiza gahunda yateguranywe ubwenge. Intego yanyu ya mbere nibe iyo kugira urugo rushimishije. Mukwiriye kwita ku bintu byatuma inshingano zo kwita ku rugo rwanyu ziborohera kandi bigateza imbere ubuzima bwiza. Ni inshingano zo mu rwego rwo hasi cyane nazo zigize umurimo w'Imana. Umurimo wose dukora kandi ukaba ukwiriye gukorwa, waba ari ukoza amasahane, gutegura ameza, kwita ku murwayi, guteka cyangwa kumesa, uwo ari wo wose ni ingenzi. Imirimo tubona ko iciye bugufi ikwiriye kugira umuntu uyikora, kandi abayikora bakwiriye kumva ko bakora umurimo w'ingenzi kandi wubashywe, kandi ko mu murimo wabo nubwo waba ucishije bugufi baba bari gukora umurimo w'Imana nk'uko marayika Gaburiyeli yatumwaga ku bahanuzi. Buri wese ukurikiza gahunda mu nshingano ze, umugore mu rugo rwe, igihe akora inshingano zoroheje mu buzima zigomba gukorwa, ashobora kandi akwiriye guhora agaragaza ugukiranuka, kumvira n'urukundo nta kebakeba nk'uko abamarayika bagenza mu nshingano zabo. Gukurikiza ubushake bw'Imana bituma umurimo wose ugomba gukorwa uba uw'icyubahiro. Icyigisho ni aha ngaha gishoreje. Wowe unkurikiye, nimba wabashije gukurikirana neza, bagiye bavuga buri nshingano ya buri muntu. Amahame shingiro mu muryango bamaze kuyavugaho. Bavuze isuku, bavuga ko buri wese akwiriye kugira isuku mu rugo, kandi ibi ngibi bagiye bagaragaza nanone ko dukwiriye kwita ku bana cyane, kandi ntitwirengagize n'ijambo ry'Imana mu muryango. Bene data, iki gitabo nkomeje kukikurarikira. Iki ni igice cya 2 dushoje rero. Turi kwiga umugabane wa mbere utwereka umunezero mu rugo, cyangwa se urugo rushimishije. Rero igice cya 2 kirashoje. Tuzarebera hamwe igice cya 3 kitubwira urugo rwo muri Edeni n'icyitegererezo. Mbega urugo rwo muri Edeni rwabaga rumeze rute? Ese turifuza kubaho nk'urugo rwo muri Edeni uko rwari rumeze? Ndakurarikiye iki gice cya 3 nacyo ntikizagucike, kandi wowe wabashije kubana nanjye ukabasha kumva amagambo abashije gusoma muri kino gitabo, ukomeze usome kenshi, ukomeze wumve iyi audio kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza.
rero mbararikiye yuko n'iki cyigisho cya gatatu, urugo rwo muri Edeni, ni icyitegererezo, ni icyigisho cyiza cyane. Ndifuza ko buri wese nacyo yazagikurikirana. Imana ibahe umugisha, kandi nkomeje kubifuriza kugira imibereho myiza, twiyumvira kino gitabo cyo mu rugo rwa gikristo icyo kitwigisha. Nibyo mbasabira, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimiye nanone Nyagasani, tugushimiye ko utubashishije kumva neza inshingano zo mu muryango, kandi utweretse bimwe mu byo tugomba kwitaho cyane kugira ngo ingo zacu zikomeze kugira ubuzima bwiza. Uzadukomeze kandi imbaraga waduhaye yo kumaza kwigana kino gitabo, ari abankurikiye bose ndetse nanjye Uwiteka udukizanye nabo, tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.